Ntegereje kumuha impano nkuko umutima wanjye wabigambiriye kandi ndamuha icyo akunda. Hari indirimbo yanjye akunda yaransabye ati ku munsi wanjye uzandirimbira iyo ndirimbo, kuko wenda ifite iminota 4 dushobora gukoresha iminota 2, ariko buri muntu wese yirekure nimba yumva afite ishimwe kubw'ibi birori. Vraiment twarasenze kandi Imana yaratwumvise, kandi gutegereza Imana ntako bisa, nibyo bituremeye umunezero n'ishimwe ry'uyu mugoroba. Sabe DJ azamura iyo ndirimbo yitangize, umuntu wese ufite ishimwe ataramane natwe kuko ni umunsi w'ibyishimo muri twebwe. Ngarutse imbere yawe Yesu mwami, nawe no kugushimira ibyo wankoreye, ninjye wa mugore amashimwe nayawe ibihe bidashira. Amashimwe shimwe nayawe ibihe bidashira. Yesu amamajani mpamya yuko izina ryanjye ijambo ririhe riri ku mutima we ugamvugira. Ishimwe ry'imirimo yawe, wambereye Imana, wambereye byose, uri umwami mwiza, urahambaye mw'isi no mw'ijuru, nawe uhwanye nawe, akira ishimwe ry'imirimo yawe. Uwiteka Mana nkuru yo kwizerwa, niwakira ishimwe ry'imirimo yawe, wambereye Imana, wambereye byose, uri umwami mwiza, urahambaye mw'isi no mw'ijuru, nawe uhwanye nawe, akira ishimwe ry'imirimo yawe. Ushimwe Mana Nyiringabo, nturobanura ku butoni, uri umunyamurava iteka ryose, imvugo yawe niyo ngiro. Ushimwe Mana Nyiringabo, nturobanura ku butoni, uri umunyamurava iteka ryose, imvugo yawe niyo ngiro. Izina ryawe nirishimwe iteka, kandi izina ryawe nirivugwe hose. Igihe narindi munambara ndwana mbere y'umugaba, maze sinamwara ucakira intsinzi
buke bwabo ugarukira hafi n'ubuntu bwawe tugasaba icumu rya w'inanga data ndagira ngo umwanya mwari mwampaye wo
kugira ngo nkore uyu murimo mwiza wo gushyitsa aba bantu mu byicaro nari mucukije kugira ngo namwe mugire icyo muganiriza aba bantu umwanya ni uwacu. Kanamugire we mwiriwe tuguhereza urwo ruvugiro tuganire. narengeze ntiguteze yombi. Uru rugendo rwakubanye amahoro? Naje neza nabo twagendanye. Ubutumwa buremera kurusha intumwa. Burya kandi si bwo buremera aho bunyera ukubuguha. Reka bashimire bikuye ku mutima. Kandi umuryango twagendanye wa Nyabyenda hari Murangi duhuze ibiganza dushimire umuryango. Urezi ngira mukumuri Murangi kwa Nyabyenda. Reka rero mu izina ryanyu bwite ntangi ntashyo ariko mufashe kurambura ibiganza tugire dutya. Izindi ntashyo z'Abanyamurangi turazakiriye mu izina rya Yesu. Fotografu muri mukora ni mwiza ariko imyaka mbonetse irahagije. Ujye ureba abana ngewe ubu ndetse ahubwo mu mwanya ndebe mugabo w'indeko. Ariko ngo tuganira tugira ko mudukunda dusanzwe tubizi. Ariko bigarura umwanya wo kubiha agaciro. Tubiganira atubwira ko nuko dusanzwe tugera ibiganiro yahinduye aje gusaba amaboko. Ariko akomara muri rembo tumuha. Yoboka ndakubona waje bavuga irembo twahawe ryarembo ry'umuryango rizinjira ntari gasohoka umugeni. None irembo twahawe tuje gusaba umugeni. W'imbehe n'umwogo w'icyansi akaza bamenyana n'umusego. Uvuga ngo uyu mugore n'Imana yamumpaye. Yabyara akana kakita ngo n'uw'Imana. Ni inganzo y'uyu mwana. Ni izina ryanjye n'Imana yaduhaye iwacu. Kandi yabeze imizi. Afite abahungu b'ikirere, afite abazukuru b'ikirere, afite na gacu cy'umuringanisa kuriya. Niwe twaguhekeye mwakira umukazana. Murakoze ariko ko mutari kwakira umukazana. Mu bagore muri kumwe batari nyina w'umwana. Ariko batabaye n'ibizibaho bakenyeye. Zana n'umwe muri bo baza hano mubwira icyo mugorera. Abatambaye ibizibaho muze bakenyeye. Warahagije ngo akira umukazana ariko aya masaha ntabwo wabyukurutse. Uzamwakira zibyukurutse azambwa isura y'inka wamuhaye. Ntiwamukora ngo muramusa utamuhaye inkwi. Twakwica umuco. Uriya ni umukazana ariko ngwino ngo tume ngwino unandamutse kandi Yesu akuzwe Yesu ashimwe. Igira umugabo ndamushimye yaratsigiye ngwino ngo tume. Hari ikiza nka wese n'abandi baramwe. Uwo mwana umwanya aramuse muramukazi we kandi utirana nawe bagufotora agafoto keza. Ubwo igitumye ngutuma aho hantu wateza amatwi tindana nawe bagufotore ntagareza mubwira ikintu gitumye ngutuma aho hantu. Ni ikihe rero? Uwo mwana iwacu mu Ruhimba arahazi yacundira n'igihe aresa. Ntimuzahabarize umwana ntahazi nk'iwabo uzamenya uwo mwana. Ariko aravura akanasobanura. Kandi mu ndangagaciro nkubonana ntabwo azasitara. Nanasitara uzamuhuhire sinzabyumve ko haje imbuto. Ngwino nta kintu utanyeganyega kandi aryo wakohereje. Nabonye ikinyeganyega. Bana ni muruhuke. Ngiye kuvuga nk'ababyeyi nshutse rero. Uriya mukobwa uzamumenye. Uriya mwana nyina ari mu mirimo ye ataramusiga yamumenye yibere n'inkongoro. Ariko kandi naho agendeye tumufata mu mbabazi. By'ubwanjye ntabwo nari nzi kugira ibere ntazi no guhekana umugongo. Ariko njye n'uwitwa Safari twagafataga gutya tukagaha amata kakumbura ibere tukagahoza tukagira ibihozo. Hari indirimbo ya cyane twaririmbaga agakiza kataraza. Ngo nyirandugo n'indoga rugazi agira ibishyimbo by'ibigogwa ariko byeze none ntibivugwa. Kagasinzira. Uyu mwana agahora rwose ngo dukizwe rero tunya kumurira indirimbo z'abana
yemwe bana bakunda umukiza nimwakunda nk'abatoni be bazakanga inyenyeri zitatse ku ikamba rye bazatangaza cyane bakizerwa ngaho hantu yatujwe ngaya mashereka yose ngo ajye mu ishuri abo muhanga agira indangagaciro azi zose ibyo wanyu muzamumenyereze nasitara uzamuhira wa mukobwa nahamagaye hanyuma rero uzankumbuza abantu umwana avuga ngo ntuzankumbuza abantu turababyara uzadukumbuza abantu sinzagire bavu ry'urukumbuzi kandi ntazananirwa amata yadukumbuye uzamuzane mu gihe icya kabiri naje mpetse sindara n'uwo nahetse ndasezeye by'agateganyo kanamugira muragahirwa n'Imana nimwakire umukazana mwafura ubwo mwamubonye mpawe n'impundu nimutinda mu byanyu ndataha ndasanga basinziriye ntibashisha mu cyanzu ndifu urakabwira ndamushima ntabwo tubitindamo urakoze cyane nkigufashe mu biganza nibaguha amashyi umugabo n'imfu urakoze cyane ndagira ngo mu ijwi ry'umuryango wa Evariste ngushimiye urakoze cyane uriya mwana w'umukobwa mudushimiye muduhinduriye amateka mudukuye mu cyiciri mudushyize mu kindi uzamuye mu ntera muturemeye amaboko mudushyize ku rwego rwiza Imana izabaha umugisha naho ubundi ntabwo azasitara nuriya ntazirirwa ahuha nta byo kumutega bihari bimusitaza ikimenyimenyi mu minsi iza uzamubona da uzamubona ubu ni igaju ry'umuringa azazana igaju ry'intukuru iyo uzareba namubwiye ko tugiye kumufata neza kuruta uko wari umufashe uzabibona ntabwo nzatuma ugira inkovu z'urukumbuzi ntabwo nzatuma ukumbura abantu urakoze cyane hanyuma nkaba ngira ngo nkwizeze ko igikorwa dukoreye tuzagiha agaciro kugeza igihe cyose kandi kuva uyu munsi hari amateka mashyashya kwa Nyabyenda no kwa Nsengumuremyi uwo mubano tuzawushyigikira kandi tuwuha agaciro ntagiye muri byinshi nk'uko wabivuze ndagira ngo ube wicaye akanya gato tugutaramire gakeya ubundi turaza gukomeza na gahunda umuyobozi wa gahunda umwanya ni uwawe navuze ngo natinda ndataha bamwakiriye nyaboneka mushobora kuba mutari kuhareba neza ariko nimubampera amashyi Dorosera rero mwana wacu wibuke ko umugabo wariye niwe uhaha gutyo amashyi menshi ndasaba wa muntu wari uri kubafasha yongera abafashe bakomeze umurimo mwiza bagiye gukora barambwiye ngo bafitiye impano ababyeyi hari impano nabo bifuje guha ababyeyi turagira ngo yego ndabona bamaze kuzibegereza ariko Jean Baptiste yaranyiciye akajisho ariko burya ndashaka kumugeza iwacu nkabanza nkamugezayo agaha ababyeyi impano
ababyeyi ati murakoze cyane bana bacu. Yego Dorosera atari ko burya n'iwacu nubwo nabasezeye ariko ndacyabakunda nabo. Rero babyeyi ba Dorosera, ababyeyi ba Dorosera babanguke bashyikirizwa impano abana babageneye. Ababyeyi ba Dorosera mubanguke, ababyeyi ba Dorosera mubanguke babashyikiriza impano babageneye. Ababyeyi barakoze. Hari bavuze ku muntu wavuzweho n'Imana, ibihe byo kwibaza ngo ninde, Uwiteka bishyize kw'iherezo, inguma zo mu bihe by'ubukobwa Yesu arazomoye, arazomoye. Murakoze. Duhagaze hano turi uyu ni masenge uze ko avugana na papa. Papa ntabwo tukiri kumwe, yaratashye. Turabana ba Hamuri Augustin, uwo muramuzi. Turabana be, nta nubwo twatinya kubivuga ko dutewe ishema nabyo. Ntabwo yabashije gukomeza inshingano ze yari afite ku isi kugira ngo tugere hano, ariko turahari dufite Imana irera, dufite Imana ikuza, aho abantu badutaye, aho abantu batakitwibuka, idukura kuri iyo ngiyo ikadukuza, kandi murabona ko turi abagabo nta kibazo tubaye. Hari icyo se, hari Imana ishoboye byose rwose. Turi hano rero, mukuru wacu ari muri Amerika, uyu niwe ukurikira n'uyu nguyu, ni n'abakobwa babiri n'abasore babiri. Dushimye Imana rero ku bwa masenge, dushimye Imana kubwo ibitangaza ikoze ku mugoroba. Ntabwo byari byoroshye, yaretse ko abantu babanza gukora ibitekerezo by'abantu ngo bibanze biveho, burya niko ikora nyuma y'ibyo byose igashyiraho umwanzuro ikavuga ngo kuko ndi Imana ishoboye byose reka nanzure. Yanzuye rero kandi yerekanye ko ishoboye byose, isumba imbaraga z'abantu. Ishimwe cyane. Dushimye Imana rero ko yatureze, yaratukujije, kandi dushimye Imana ku byikoze. Burya kuneshwa kubi, gutsindwa kubi ni ukurambirwa, ariko iyo utarambiwe ukagumamo ugakomeza ukizera, Imana iguhereza ibintu byiza ndetse birenze n'ibyo umuntu aba yarasabye. Turishimiye rero natwe icyo twamugeneye. Turi hano ariko turasaba umubyeyi wacu ngo nawe yigire hano hafi. Niyo twasigaranye mu cyimbo cya papa, mu cyimbo cya mama, arimo muri abo ngabo babiri. Imibabaro yose niwe uyimenya, ibyishimo byacu niyo twabituye. Ni ukuvuga ngo niwe buturo bwacu muri make. Nyuma ya papa ubwo niwe wasigaranye izo nshingano zose. Turamushimira rero nawe by'umwihariko. Dushima Imana yamuduhaye kandi dushima Imana ikomeje kumudutiza. Igihe tukiriho rero tuzakora ibishoboka byose, natwe tuzayirimbanira kugira ngo tumunezeze. Masenge wacu ntacyo atakoze, kandi urugendo rumwe rurangiye rw'ubukobwa akaba yinjiye mu rundi rugendo rwo kuba agize umuryango. Imbaraga zitabonetse icyo gihe, hamwe n'Imana ikidutije ubuzima, tuzakuba hafi. Imana ishoboye byose, Imana ishimwe ku byo yakoze. Nta kindi twavuga uretse amashimwe twuzuye. Reka tujya gushyikiriza impano twe nk'abana bawe. Ubundi murakoze. Ndagira ngo abandi biganye
na Jean Baptiste Bakanabana bifuje kumuha impano babanguke. Babanguka bafite impano. Ndagushimira ku ijambo ryawe rikurikirana iteka, abaganga bananiwe babuze igisubizo, waraserutse mwami wanjye uraboneka, ndanga ndabyibutse rwose naruwe no kugushimira Yesu warakoze. Amashimwe n'ayawe Turasaba nanone hari abantu babanye na Dorosel nabo babanguke bazane iyo mpano. Babangutse mu gihe baba batarahagera, undi waba ufite impano hafi byakomeza. Haleluya. Twongeye gufata umwanya dushima Imana bwa mushiki wacu w'Imana Dorosel wabashije kugira urukundo munsi. We ni ishema rikomeye, ni ibyishimo bikomeye nk'ababanye nawe, tumwigiraho byinshi, yadufashije muri byinshi tutabasha kurondora uno mwanya. Akaba ariyo mpamvu twiyemeje kumuha iyi mpano, ariko kuri twe ntabwo ihagije, ibyinshi biri ku mitima yacu. Iyi akaba ari intambwe ateye, akaba ari intangiriro y'urugendo. Tunamwizeza ko urugendo atangiye ntabwo azaruvamo wenyine, hamwe no kubana n'Imana muri uru rugendo. Natwe nk'abavandimwe yabera urugero rwiza, tuzakomeza kumuba hafi muri byose. Azabyare ko Bwanahungu, muramu wacu, murumuna wacu, umukwe, kuri byose kuri twebwe. Tuzakuba hafi, tuzagira irungu, twese tuzabana nawe muri byose. Imana ibamugishe. Murakoze cyane. Ifoto y'urwibutso. Yes. Abandi nabo baba bafite impano nabo bazibangukana. Kugira ngo abantu baba bafite impano nabo babanguka. Uyu ni murumuna wanjye ngo ku mugongo, nazanye n'umuryango, tukaba twifuje kumuha iyi mpano. Ntegereje kumuha impano nk'uko umutima wanjye wabigambiriye, kandi ndamuha icyo akunda.
hari indirimbo yanjye akunda yaransabye ati ku munsi wanjye uzandirimbira iyo ndirimbo kuko wenda ifite iminota 4 dushobora gukoresha iminota 2 ariko buri muntu wese yirekure nimba yumva afite ishimwe kubw'ibi birori vraiment twarasenze kandi Imana yaratwumvise kandi gutegereza Imana ntako bisa nibyo bituremeye umunezero n'ishimwe ry'uyu mugoroba. Sabe DJ azamura iyo ndirimbo yitangize umuntu wese ufite ishimwe ataramane natwe kuko ni umunsi w'ibyishimo muri twebwe. Yesu mwami naruwendo kugushimira ibyo wankoreye ninjye wamugore naje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe nari mfite ibibazo bikomeye cyane nawe ari kuntabara nta n'uwari kundengera data ndabyibutse byose naruwendo kugushimira Yesu warakoze ngarutse imbere yawe Yesu mwami naruwendo kugushimira ibyo wankoreye ninjye wamugore naje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe nari mfite ibibazo bikomeye cyane nawe ari kuntabara nta n'uwari kundengera data ndabyibutse byose naruwendo kugushimira Yesu warakoze amashimwe nayawe ibihe bidashira twese turirimbane wumva afite ishimwe yahaguruka tugashimira Imana amashimwe n'Imana. Oh Yesu we tugushimiye ibyatubayeho mwitegurwa ry'ubu bukwe tukuragije n'ibiri imbere ongera uririmbe amashimwe n'ayande amashimwe n'ayawe ibihe bidashira amashimwe n'ayawe ibihe bidashira. Oh Yesu tugushimiye ibyatubayeho byose tukuragije n'ibiri imbere saba amashyi yabubaha Imana yongera ahabwa Imana irema ibirori. Ayo mashyi muyongera ahabwa Imana nyir'igihugu cy'ijuru ihimbazwe yawe Yesu mwami ni wowe yo kugushimisha ninjye wa mugore ndagushimira ku ijambo ryawe urikurikirana iteka abaganga bananiwe bamuze igisubizo waraserutse mwami wanjye uraboneka data ndabyibutse byose naruwendo kugushimira Yesu warakoze ngarutse imbere yawe Yesu mwami ngarutse nzanye amaturo yo kugushimisha ninjye wa mugore ndagushimira ku ijambo ryawe rikurikirana iteka abaganga bananiwe babuze igisubizo waraserutse mwami wanjye uraboneka data ndabyibutse byose naruwendo kugushimira rwose warakoze amashimwe n'ayande amashimwe n'ayawe ibihe bidashira kubw'ibi birori amashimwe n'ayawe ibihe bidashira. Oh Yesu tugushimiye ibyatubayeho buri wese ku giti cye tukuragije n'ibiri imbere ayo mashyi yiyongera ahabwa Imana n'ayawe ibihe bidashira amashimwe n'ayawe ibihe bidashira. Oh Yesu tugushimiye ibyatubayeho byose tukura
nihashimwe Imana irera imfubyi ikazikuza, nihashimwe isezeranye igasohoza, nihashimwe igambirira ntigamburuzwa n'ibihe, nihashimwe ivugana n'abera ibyo ivuze ikabikurikirana. Oh, haleluya! Yawe Yesu mwami, ni wowe utanga urubyaro ingumbi byaye karindwi, ni wowe utanga ubuzima, ni wowe umva gusenga kw'abakwiringiye, ntabwo ubura ukugenza n'uyu munsi ndabibonye. nawe no kugushimira rwose warakoze, ngarutse imbere yawe Yesu mwami, ni wowe utanga urubyaro ingumbi byaye karindwi, ni wowe utanga ubuzima buzima kandi bwiza, ni wowe umva gusenga kw'abakwiringiye. Ayo mashimo yongera Imana. Amashimwe n'ayande, amashimwe y'ibihe bidashira. Tugushimiye ibyatubayeho uko byagenze, tukuragije n'ibiri imbere kubw'ibi birori. Amashimwe n'ayande, n'ayawe, 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 aya yose n'aya Yesu. Tumushimiye ibyatubayeho byose, tukuragije n'ibiri imbere. Oh Yesu, haleluya, 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 haleluya. Abaherutse kubona Imana, haleluya. Dufite Imana isezeranya kandi igasohoza, dufite iyera ivuga bikaba, dufite irinda amasezerano ikarinda n'abo yayahaye. Abantu iheruka kurinda, haleluya. Abaheruka kubona Imana, haleluya. Reka dushimire umwishingizi wacu ni Kristo. Umwishingizi akomeza twishingire, yishingire ibyacu, yishingire n'abacu, yishingire abageni mu bya none no mu bizaza. Haleluya. Reba ahantu handitse umwishingizi, twabonye Imana itwishingira. Imana iguha umugisha. Abaziranye na Yesu ndayibatuye, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ugamvugira nta mwanzi n'umwe wamwirukana. Yesu wanjye ugamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho. Dufite umukunzi mwiza mu buzima, dufite umwishingizi, umukunzi Yesu, Yesu Kristo atuguye neza pe, adushingiye kuri byose, n'umwami w'amahoro. Ibyiringiro by'abera mu isi ni Yesu Kristo gusa. Umva, ibyiringiro by'abera mu isi ni Yesu Kristo gusa. Abageni mpamya yuko izina ryanjye iryawe riri he, riri ku mutima we. Ugamvugira nawe, nawe, nawe Yesu wanjye ugamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukana. Ongera ubiririmbe mpamya yuko
we ubwishingizi bw'ibirori byacundiwe ubwishingizi bw'abacu bose ni we ibyiringiro by'abera mu isi Yesu Kristo ongera uririmbe mpamya yuko izina ryanjye Stella riri ku mutima we ugamvugira n'umwanzi n'umwe amunyirukana uyu mugabo ugatuvugira n'umwanzi imfubyi akazikuza amunyirukana mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ugamvugira n'umwanzi n'umwe amunyirukana Yesu wacu ugatuvugira n'umwanzi n'umwe amunyirukana simbuka simbuka twese gutya sawa Imana ishimwe nguko ko umwami akunze kubaha bazajya bamugenza twifitiye umukunzi mu buzima ibidashobokera abantu ibyo Yesu arabishoboye uyu mugabo yishingiye abageni amana aramanikwa Potifari aramwemera namuhanga amaso iteka Yesu Kristo ntacyo uzamuburana ibyiringiro by'abera mu isi Yesu Kristo gusa biririmbe mpamya yuko izina ryanjye ryaba riri ku mutima we ugamvugira n'umwanzi tumutegera amaboko twese tugira gutya anyamasengesho mpamya yuko izina ryanjye ryaba riri ku mutima we ugamvugira nawe y'umugabo ugatuvugira nawe dutuje amajwi gusa mpamya yuko izina ryanjye ugamvugira ongera ubivuge ugatuvugira aba bageni mpamya yuko iryabo riri he ugamvugira ugamvugira itangazo haleluya dufite Yesu uvuga kuruta inote dufite Yesu uvuga kuruta amafaranga bivuga ngo dufite umwami uvuga kuruta imiryango dufite Imana ikora kurusha inshuti haleluya haleluya abantu baheruka kubona umwami haleluya Imana muyimpera amashini mundira akabyara abakobwa n'abahungu bayuba ayi Yesu we nzagukorera nanjye ayi Yesu we nzagukorera nanjye ukora ubukwe bwiza nzagukorera nanjye nzagukorera nanjye uratabara nzagukorera nanjye baguha amashyi nzagukorera nanjye bakuvuga ibigwi nzagukorera nanjye uhemba neza nzagukorera nanjye ayiwe nzagukorera nanjye y'umugabo nzamukorera nanjye nzamukorera nanjye hemba neza nzamukorera nanjye
arambwiye ngo nimbabwire ngo hari uwatuzigamye. Namwe Yesu yarabazigamye, hamwe n'ibyabagerageje yarabazigamye, hamwe n'ibyabarwanyije yararwanye kandi aratsinda. Sawa tugiye kureba ko Imana muze dushime umucunguzi, ndetse muze dushime umucunguzi. Imirangaruke ngushima Yesu, sinyambirambirwa n'ibisaza muri nge, mu kubaho kwanjye mpora mbona bihari, ibyo kumushimira mpora mbona bihari. Kuva namumenya Yesu wanjye ahora nunguzi neza, reka mbimushimire. Kuva nakumenya mwami wanjye uhora ununguzi neza, reka mbigushimire. Ndashimira Yesu watuzigamye, niyashimwe Yesu waturinze, burya amaboko ye yaraturamiye, nukuri neza agira ihora itugose. Mwese muze dushime umucunguzi, mwese muze dushime umucunguzi. Ndashimira Yesu watuzigamye, niyashimwe Yesu waturinze, burya amaboko ye yaraturamiye, nukuri neza agira ihora itugose. Mwese muze dushime umucunguzi, mwese muze dushime umucunguzi. Imana ishimwe. Ijambo ngarukanye mu ruhame Yesu we, ibyo Imana ishimwe, byose ni byiza kuri twe. Nindagira gitware uraberewe, Imana ikuremeye ibirori shenge mwiza we. Uyu ni umunsi wawe mu buzima, ubayeho bwa mbere kandi ntuzongera kubaho. Uwishimemo unezerwemo, uyu ni umunsi wawe mu buzima, Imana ikuremeye. Shindagira gitware uraberewe, Imana ibaremeye ibirori shenge mwiza we. Uyu ni umunsi wawe mu buzima, ubayeho bwa mbere kandi ntuzongera kubaho. Uwishimemo unezerwemo, uyu ni umunsi wawe mu buzima, Imana ikuremeye. Dushimire ibirori, uyu ni umunsi mwiza mu buzima, dushimire abahuje. Muzagira urugo rwiza, mubyare hungu na kobwa, Imana irabikoze. Muzagira urugo rwiza, Imana irabikoze. Mwongere muhuze ibiganza dutaramire Imana n'umuryango. Byo yasezeranye irabisohoje, dufite ishimwe ku bwawe mwiza we. Inshuti n'imiryango twese turahari, bahesha b'umugisha n'abo ngaba baje, tuguherekeje neza mwana wanyoye inka.
irabikoze shinjagira gitware uraberewe Imana yabivuze kera none irabikoze ibyo yasezeranye irabisohoje ishimwe ku bwawe mwiza we inshuti n'imiryango twese turahari bahesha b'umugisha nabo ngabo baje tuguherekeje neza rosera we Imana irabikoze amashyi menshi kadusabe b'abantu bari ku gikoni batuzanire wa mutsima Shinjagira gitware uraberewe Imana ikuremeye ibirori shenge mwiza we uyu ni umunsi wawe mu buzima ubayeho bwa mbere kandi ntuzongera kubaho uwishimemo unezerwemo uyu ni umunsi wawe mu buzima Imana ikuremeye shinjagira gitware uraberewe Imana ikuremeye ibirori shenge mwiza we uyu ni umunsi wawe mu buzima ubayeho bwa mbere kandi ntuzongera kubaho uwishimemo unezerwemo uyu ni umunsi wawe mu buzima Imana ikuremeye babyeyi baguha impundu mwiza we utweretse ibirori uyu ni umunsi mwiza mu buzima nshimiye abahuje uzagira urugo rwiza mporewe Imana irabikoze uzagira urugo rwiza mporewe Imana irabikoze babyeyi baguha impundu mwiza we utweretse ibirori uyu ni umunsi mwiza ari akana katazi nuko basenga Imana ikumva nka wa mugore wa mbere aragaruka kuko we ntiyaririmbye ngo tubimenye arimba ngo nijye wa mugore shinga Imana ikumere mwanya kwashe kuririmba birimbe kandi izongera ikore n'ibindi haguruka mwana wawe haguruka izongera ikore n'ibindi navuze ngo rero ntabwo ndarana n'uwo nahetse ariko aririmbye numva nati none arashoje iwacu barambuka kuririmba biradinza nabivuze ngo uko iririmba kose yaba iyo ku nkombo yaba ahandi iraririmba agashira umwe ipfa ko ariko araririmbira Imana kandi nanjye nararirimba kandi nzongera aririmbe nubwo Imana